Reka nongere ngire nti mbahaye ikaze ku ijambo ry'umwimerere, karibu. Mbahaye ikaze ku ijambo ry'umwimerere, Germain Muhirwa. Shalom Bashem Adonai Elohim, Elohei, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Yeshua HaMashiach. Maze אנחנו הולכים ללהות היום. Niki tugiye kureba uyu munsi? Uyu munsi tugiye kureba ko urupfu ntabwo rwari muri gahunda y'Imana. Mbanze mbasuze rero mu izina ry'Uwiteka Imana ishobora byose, Imana ya Abraham, Isaka na Yakobo, byose ku mwami wacu Yeshua HaMashiach, benshi bakunda kwita Kristo. Nkuko mbikubwiye rero tugiye kureba ukuntu urupfu rutari muri gahunda y'Imana rwaje gute, byagenze gute. Tugomba gusubira rero ku itangiriro. Urumva ko Imana itubwira ngo igiye kureba ibintu bizaza mu mpera, iteka ugomba gusubira ku itangiriro uko ibintu byatangiye byose. Mu busitani bwa Edeni rero nta marimbi yabagayo, nta marimbi namwe yabagayo, kandi Imana ntabwo yemera umuntu imuremere gupfa. Ntabwo Imana yagize rero umuntu ngo apfe, ahubwo yamuhumetsemo umwuka w'ubuzima, noneho umuntu aba roho ibaho, nk'uko tubisoma mu itangiriro 2:7. Ubuzima rero yariyo gahunda, bukaba ubuzima bw'ubuzira herezo. Urupfu rero rwaje kuza rute, rwavuye hehe? Reka turebe. Kuko nabikubwiye, urupfu ntabwo rwari muri gahunda y'iremwa, ahubwo rwatewe n'uko twatatiye Imana yacu tuyiyomoraho, kandi igihembo cy'icyaha ni urupfu, nk'uko tubisoma mu Baroma 6:23. Imana rero ntabwo yaduhannye kubera ko itwanze, ahubwo zari ingaruka zo kwiyomoraho tukava ku isoko yacu, byabaye ingaruka. Nk'uko wafata itara ukaricomokora ukarivana ku muriro, itara rirazima, ntabwo rikomeza kwaka. Niyo mpamvu rero Adamu na Eva ubwo bashakaga gufata ya nzira yabo, ya nzira banyuzemo nk'uko nabikubwiye, bamaze kubyemera nuko byari muri gahunda y'Imana, ni nk'aho biyomoye ku Mana ariyo soko y'ubuzima. Icyo rero nibwo urupfu rwahise ruza, atari ukuvuga ngo Imana niko yabishatse ngo urupfu iruzane, ahubwo nyine byatewe na muntu. Ariko nubwo twese turi mu mugambi mugari w'Imana, ahubwo byatewe n'uko twahisemo iyo nzira izahura n'urwo rupfu, twiyomora ku Mana. Reka turebe rero. Imana ireba abantu bwa mbere, yabaremye tugomba kubaho ubuziraherezo, ubuzima butarangira. Mu busitani bwa Edeni rero hari cya giti cy'ubuzima. Ntabwo cyari nk'ikimenyetso, ahubwo yari inkomoko, isoko y'ubuzima buhoraho. Adamu na Eva rero bari bararemwe kugira ngo bazabeho ubuziraherezo, bagendane n'Imana, badasaza, badapfa. Iyo gahunda. Ariko icyaha, nubwo bavuga ngo icyaha, amahitamo bagize niyo yahinduye ibintu byose. Bahita bavana muri Edeni, atari ukuvuga ngo ubugome bw'Imana, ahubwo ari uko banyuranyije n'ukundi gushaka Imana yari ifite. Urumva Imana ifite ugushaka kwinshi, bahisemo nyine ugushaka kubatanya n'Imana kugira ngo bazaze gusigasira iyi si, nk'uko twabibonye muri video y'ubushize. Niyo mpamvu rero batakomeje kubaho kugira ngo babeho ubuziraherezo, ahubwo batangira guhura n'amakuba y'ibyago bitwugarije n'uyu munsi rukigeretse. Abantu twibaza ati Imana, abantu benshi batangiye kubyibaza. Nibyo bitwereka ko tugenda tugana umusozo w'iyi si, hakazaza izindi isi nshya. Ko buri muntu wese, ahantu hose unyuze, abantu bose barananiwe, bumva bavuga, uzasoma muri Amerika, muri za Canada, ibihugu by'i Burayi, mu Rwanda mwatubwire ko mumerewe, nimba mworohewe, kuko isi yose ifite ibibazo. Umuntu wumva uri mu ijambo ugashaka Imana, niwe muntu navuga ni wenda uracyakanyakanya. Naho ubundi udashatse Imana, nawe uzajya muri iyo mibabaro. Tegereza umenye ko ubwambi buje bugiye kutubohora, kandi bukazadukiza urupfu rutazongera kubaho ukundi, kubaba muri Kristo bakamwizera kugeza agarutse.
nzi neza ko nka muntu twibaza ibibazo byinshi. Imana kuki ibi, Imana kuki biriya, ese Imana kuki yabyemeye, ese Imana kuki itabigenje gutya nawe, twibaza ibibazo byinshi cyane. Ariko reka nkubwire, ndamutse nkubwiye ko urupfu burya rushengura n'umutima w'Imana atari uw'abantu gusa. Gute? Kubera ko urupfu nyine ntabwo rwari rusanzwe, ntabwo rwari muri gahunda y'Imana. Niyo mpamvu rubabaza, niyo mpamvu abantu barira, niyo mpamvu abantu bavuga ati Mana ntibyari bikwiriye, niyo mpamvu abantu bibabaza nubwo bazi ko urupfu ruhari rugomba kubaho. Niyo mpamvu rero abantu batajya babimenyera. Kristo ahoza Lazaro arira amaze kunuza kumva ya Lazaro, ntabwo ari uko atari afite imbaraga, ariko byari kubera ko urupfu rutari muri gahunda y'Imana. Ubwo Kristo yaririraga kumva ya Lazaro, ntabwo byatewe n'uko atari afite imbaraga zo yarutsinda cyangwa amuzure, ahubwo byamwibukije ko bitari muri gahunda. Ntabwo rwari muri gahunda, rwaje nyine rutewe n'uko Adamu na Eva bahisemo indi nzira kugira ngo isi izacungurwe noneho nyuma mu iherezo, aribyo mvuga mu iherezo rya nyuma, noneho urupfu ruzatsindwe burundu. Niyo mpamvu rero dusoma mu Bakorinto ba mbere 15:26, umubisha umugome wa nyuma wo gutsindwa ni urupfu. Urupfu ni rwo ruzatsindwa nyuma ya byose. Hano rero tukongera dusoma tukavuga tuti Kristo yaje gutsinda urupfu. Aho Kristo yagize aza gusa ngo tubabarirwe ibyaha byacu, ahubwo yaje kugira ngo atsinde urupfu burundu. Niyo mpamvu yatubwiye ati ndi uwazutse kandi ndi ubuzima, unyizera wese ntazapfa. Tubisoma muri Yohana 11:25-26. Kabigusubiriremo, ndi uwazutse kandi ndi ubuzima, unyizera wese ntazapfa. Nibyo mubwira, ntabwo turi uyu mubiri, turi roho. Niyo wapfa uzabaho. Nibyo Kristo anabatumenyesha. Kuzuka kwe rero ntabwo yari maji, ahubwo kwari ukuri, kuko yaje kugira ngo yongere asigasire, yongere aduhuze n'Imana, aduhe ubuzima buhoraho iteka ryose. Kandi muri we twongera noneho guhura, tugahuzwa n'Imana, tugahuzwa n'isoko y'ubuzima, isoko yacu, Imana yacu, Imana ya Abraham, Isaka na Yakobo, byose duhurijwe hamwe na Kristo watwitangiye kugira ngo twongere dusubirane bwa ubuzima buzira iherezo. Ubuzima buhoraho rero buzagaruka, niryo sezerano dufite n'Imana, byanze bikunze bizabaho kuko byavuzwe n'Uwiteka. Niba tukiri kumwe rero, nongere nkubwire ni kandaho like kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu benshi, kuko ukuri kubohora imbohe. Abashimiye bakomeje kwiyandikisha muri benshi cyane, birangaragariza ko munyote ukuri amanywa nijoro, kandi ukuri kubohora imbohe. Ubuzima rero bw'ubuziraherezo buzagaruka, ubwo urupfu ruzatsindwa burundu nk'uko tubisoma mu Byahishuwe. Kubabara, kurira, ibi byose bizagenda nka nyomberi nk'uko tubisoma mu Byahishuwe 21:4. Imana iri kongera gusigasira umugambi wayo wo mu itangiriro, isi nshya, ubusitani bushya, nta masanduku, nta bitaro, nta guhamba, ubuzima budafite iherezo. Nibyo Imana iri kongera gutegura, kuko urupfu rutari muri gahunda y'Imana. Umunsi umwe urupfu ruzatsindwa burundu, ntiruzongera kubaho ukundi. Nkagira nti rero, niba wumva uri mu mubabaro, wituma ibyo bintu bikubabaza cyane ngo
uherane, ahubwo ibuka ko wibuke ntiwibagirwe ko hari isezerano ry'Imana ry'ubuzima buhoraho iteka ryose. Niba rero urupfu rutari muri gahunda y'Imana kandi rukaba rutarimo, kuzuka umuzuko uzatugeza ku buzima buhoraho iteka ryose, niho twerekeza twese abizera Kristo waremwe kugira ngo uzabeho ubuziraherezo. Akaba ariyo mpamvu ngo uhamagarira nti jya muri Kristo ubane nawe iteka ryose, ube nka we, kuko ari we ufite urufunguzo rw'ubuzima n'urupfu. Ntabwo yigeze aje gukuraho ubuzima, ahubwo yaje kugira ngo wongere dusubize ubuzima n'ubugingo buhoraho iteka ryose. Mwizere rero ube muri Kristo, kuko ari we ufite rwa rufunguzo. Urufunguzo afunga ntajya rufungura, kandi n'ahafunze hose rukahafungura, kuko ari we soko ya byose, ari we buzima buzira herezo. Kuko iyo uri muri we nawe akaba muri weho, byanze bikunze nawe rwa rufunguzo ruragufungurira ukanyura aho utabasha kunyura utari kumwe na Kristo. Niyo mpamvu rero nkubwirane, niba ubutumwa bukugezeho bukaba bukoze ku mutima wawe, wibwihererana, kandaho like kugira ngo bugere ku bandi, busangize abandi, wandikemo naremewe kuba ubuzima buzira iherezo, naremeweho kugira ngo ngire ubugingo. Niyo mpamvu nkubwirane rero, ongera ukandeho like kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu benshi, kuko urupfu ruri hafi gutsindwa burundu. Itariki ntarengwa y'urupfu irageze, ariko weho ugomba kubaho ubugingo buhoraho iteka ryose, nk'uko Imana yabitwifurije kera na kare. Nkambashimiye rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom shalom, toda raba tov meyod.